nkuko duhora tubibabwira kenshi, internet ni nk'inyanja ngari idapfa kwisukirwa na buri umwe wese ubonetse, yewe n'abayimenyereye kuyogoga rimwe na rimwe bararohama. Gusa ijyari nuko twese tuyikoresha, ariko abisobanukiwe ni mbarwa. Iyo bigeze ku gice cyo kuyikorera amafaranga ho abenshi barazimira, abandi bo ntibanemera ko gukorera amafaranga kuri internet bibaho. Nanone ariko hari abamaze gusobanukirwa n'iri banga, none ubu nibo baherwe ku mubumbe. Buri munsi havuka imbuga nshya zo gukorera amafaranga bazibarirwa mu bihumbi. Zimwe abari zo koko, gusa ariko nyinshi nanone muri zo abari baringa cyangwa scam, kandi akenshi usanga ziyitirira ibigo na company zikomeye cyane, bikaba bigorana kuzitahura mu buryo bwari bwo bwose. Akenshi ziba zitanga inyungu iri hejuru cyane ugereranyije n'uburyo bwari busanzwe bwo gukoreramo amafaranga, kandi zikakwizeza umutekano w'amafaranga yawe ko nta gihombo ushobora guhura nacyo, ahubwo ko byanga byakunda azakungukira 100%. Gusa ariko aba ari amareshya bageni, kuko nabo baba babikora bigiza nkana bazo kuri kose. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga zinyuranye ziri gukoreshwa, zimwe zifatwa nka scam, kandi nawe ushobora kuba uri muri abo bantu bazikoresha uyu munsi. Ese ubundi scam ni iki? Urubuga ko ruba rukora neza ruhinduka scam byagenze bite ryari? Izo mbuga zifatwa nka scam se mu Rwanda zo ni izihe? Niba utarakora subscribe hano kuri X menya yikore, ubundi kandi no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byiza nk'ibi. Muri kumwe na Mr Buddha, muhawe ikaze. Scam zo kuri murandasi cyangwa zo kuri internet ni ubwambuza kenshi bwifashisha ubushukanyi bukorerwa kuri internet nyine hagamijwe kwiba amakuru, amafaranga, imitungo, kugurisha ibicuruzwa bya baringa cyangwa fraude n'ibindi byose bikorerwa kuri internet bisa nkabyo. Ese urubuga ko ruba rukora neza rwitwa baringa ryari, ruhinduka baringa byagenze bite? Kuba urubuga washyiraho amafaranga ukanayabikuza wungutse nyine ntibivuze ko ataba ari scam cyangwa se baringa. Akenshi rutangira kwitwa baringa iyo bamwe batangiye kwamburwa utwabo, hagashyirwa amananiza kumira benshi kubikuza yabo, nko gutegeka ko kubikuza bisaba kubanza ugashyiraho amafaranga nk'igishoro, gutumira se n'ibindi. Iyo bimeze bitya abenshi batangira kuvuga ko ari scam, gusa ariko akenshi bamwe baba barugiyeho mbere bagakuraho inyungu, bakomeza kurutaka barushimagiza, nubwo nabo muri iyo minsi rwaba ruri kubambura, kugeza ubwo barufunguye bwa nyuma bagasanga rutagikora, bati noneho ni scam natwe turabyemeye. Kugeza ubu hari imbuga nyinshi abanyarwanda bari gukoresha zifite bimwe mu byo twavuze haruguru, bityo ukaba ukwiye kwitwararika mu gihe uri gukoresha rumwe muri izo tugiye kukubwira. Ku mwanya wa mbere turasanga urubuga rwitwa kavalon7.com. Uru ni urubuga ruri mu rurimi rw'ikinyarwanda, byumvikane ko rugenewe abanyarwanda nyine, nubwo ushobora no kurushyira mu cyongereza. Ku rupapuro rwa mbere biba bimeze bitya, aho baberekana ubutumwa bw'ababikuje barukoresha. Iyo ugiye gukorera amafaranga ujya ku gice hano handitse inshingano, ubundi ukareba ibyo uba wahawe, harimo kureba video zo kuri YouTube. Ukinjira kuri uru rubuga kandi uhita uhabwa amafaranga y'ikaze angana n'amafaranga y'u Rwanda 500, ndetse mu buryo bw'ubuntu burimo cyangwa se V0 ushobora gukorera hafi 300 buri munsi. Amake yo kubikuza abara amafaranga y'u Rwanda 1500. Kavalon 7 kandi ifite ibyitwa VIP, ugura ukazajya winjiza menshi, aho zera ku 22,000. Umuringa ukazajya winjiza amafaranga y'u Rwanda 750 buri munsi, kugeza kuri VIP ya nyuma yiswe Diama igurwa amafaranga 650 y'u Rwanda, ukazajya winjiza amafaranga 26,000 buri munsi. Ifite kandi n'uburyo bwo gutumira, aho naho uhembwa akayabo bitewe n'abo watumiye ayo bashoye, neza neza nka sherirwa muzi neza ibyo yakoreye abanyarwanda. Yego abantu bashobora kuba babikuza nibyo kandi ntabakiteshe amafaranga ni menshi, ariko nanone tugomba gushishoza. Muri bwaka yabo sherirwa yatangaga ikiza, nyuma ikagenda ishyiraho amananiza mu kubikuza bikarangira ifunze burundu. Ndabyumva waguye mu mutego birumvikana, gusa dushaka ko ibi bitazasubira ukundi muri uru Rwanda. Noneho munyemerere twirengagiza ibyo turi kubona kuri uru rubuga, maze tujye ku rubuga rwitwa Scam Advisor, rumwe mu zimbere cyane mu gusuzuma imbuga ko zizewe kuri murandasi.
aha baratubwira ko uru rubuga rukekwa ko rushobora kuba ari baringa, aho rufite amanota 47%. Nk'uko mubibona rufite ibyo rwujuje byiza ndetse n'ibibi, negative highlights. Twifashishije urubuga whois.com turabona ko uru rubuga rwagiyeho ku itariki ya 9 Kanama mu 2022 rukazarangira nyuma y'umwaka umwe gusa. Bisa neza n'ibyasherirwa nubwo yo yahagaze nyuma y'amezi 2 gusa itangiye. Niba warukoreshaga utangira urwitondere cyane kuko izi mbuga usanga zizanwa n'abanyamahanga bakazishyira mu ndimi kavukire zaho bashaka ko bajyamo, ubundi bagashaka n'abanyagihugu bake bo kubafasha kugera kuri uyu mugambi wabo mubisha. Ibi bashobora kubikora bitabasabye ko birirwa baza mu Rwanda. Bibanda cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, cyane ko baba batarasobanukirwa n'ibyari byo. Nyuma yo kureba iyi video ndagusabye nguze kuyisangiza bagenzi bawe nabo bamenye ukuri, kuko dushaka ko ibyabaye bitazongera ukundi. Ku mwanya wa 2 turasanga urubuga rwitwa skytasks.vip, aho ujyaho ukazajya ukora ibikorwa tasks nko gukunda page ya Facebook, gutanga abasubscribers, followers n'ibindi nkabyo, cyangwa se kureba ibyamamazwa ads n'utundi dukorwa turaho nyine nk'utwo. Aha naho bafite ibyitwa VIP zitwa amazina nka silver, bronze n'ibindi. Amake yo gushoramo na $96, ukazajya wungukirwa 5% buri munsi mu gihe kingana n'umwaka umwe. Rwishyura muri USDT, birumvikana ko yifashishwa cryptocurrency. Rwatangiye mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Hari abavuga ko ayo mataske nko gukanda ibyamamazwa ads kuri Facebook nta mafaranga Facebook iba yabahaye mu by'ukuri. Bivuze ko ababikuza inyungu bahembwa y'abandi baba bashoye neza nka sherirwa. Aha ni abenshi bahera bemeza ko urubuga rushobora kuba ari baringa cyangwa scam. Skytasks.vip kuri Scam Advisor ifite inota 1% kandi hari n'uwavuze ko ari scam. Nanjye hari inshuti yanjye mfite ikoresha uru rubuga, yakoreye akavugari k'amafaranga agera ku $103, maze anyuriza screenshot ambaza impamvu bamwangira kuyabikuza. Ndebye nsanga n'urubuga rutizewe namba. Nawe rero ujye wirinda imbuga nk'izi. Yego kubikuza bishobora kuba bikunda nibyo, ariko nanone ntibyakoraho yuko rushobora kuba ari scam. No kwitondera cyane rero. Ku mwanya wa 3 turasanga urubuga rwitwa virali.limited, aho ukigeraho uhita uhabwa $5 y'ubuntu yo gushora, aho akungukira $1.5 buri munsi. Ukabikuza umaze kugeraho nibura $10. Uku niko baje bavuga, maze abantu bihutira kujyamo koko sinakubwira. Nyuma y'icyumweru kimwe uwa mbere agiye kubikuza, yabwiye ko agomba kubanza gashora nibura $25 kugira ngo yemererwe kubikuza ye. Birumvikana ko abenshi bahise batangira kurutakariza icyizere. Hari abayise barushoramo ndetse yewe baranabikuza birakunda, gusa ibi ntibitanga icyizere 100% ko rwizewe. Inama irutse izindi, ujye witondera imbuga zose ukorera amafaranga wajya kuyabikuza ugasabwa kongera gushora cyangwa se kugira icyo utanga ngo ubone ibyawe. None se kuba wayahawe kuki batemera ko ngo ubanze uyabikuze maze wenda uze gushora nyuma kandi ku bushake bwawe niba koko atabari baringa? Kuri Scam Advisor urubuga rufite inota 1% kandi ari n'uwavuze ko rushobora kuba ari baringa cyangwa scam. Ikindi kandi ukwiye kumenya kuri urubuga nuko twifashishije urubuga whois.com. Uru rubuga dusanga rwaragenewe umwaka umwe gusa rugomba kumara, ushobora ariko no kongerwa. Ku mwanya wa 4 turasanga urubuga rwitwa techtask.vip, nayo ijya kumera nka virali tumaze kubona haruguru. Hari n'abayitiranya na Twitter Flow, nayo yageze kuza nyuma ikaza kuba scam cyangwa baringa. Naho ubitsa ama USDT wifashishije network ya TRC20. Abazi cryptocurrency barabyumva cyane. Iyo waguze VIP runaka uba ushobora kwinjiza guhera ku $1.5 kugeza ku $400 buri munsi. Dore icyo ukwiye kumenya, uru rubuga narwo rwagenewe umwaka umwe uhereye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 2022 rwatangiriyeho. Buno buryo batuzi bo kuri murandasi bakunda gukoresha cyane kugira ngo nibavumburwa izina rya website bazahita barikuraho, kuko riba ryaramaze kumenyekana ibikorwa bibi by'ubwambuzi maze bakazagaruka barihinduye. Ikindi kandi mu bushakashatsi twakoze twabuze nyiri gushingura urubuga, bivuze ko uramutse uhombye nta muntu mu by'ukuri ushobora kubona n'umwe wabaza igihombo cyawe.
ni ukwitonda rero mu gihe urukoresha. Kuri Scam Advisor aho rufite amanota 37%. Ku mwanya wa gatanu turasanga urubuga rwitwa www.s4.winitube.com. aha naho ukigeraho uhita uhabwa amadolari 5 y'ikaze buri munsi, kandi ukazajya ukoreraho amadolari 2 ureba video gusa. Amake yo kubikuza ni amadolari 80 gusa, ariko ntawe turabona wabikujeho amafaranga n'amake. Tugisura urubuga ariko application antivirus dufite muri telefone yacu ihita ituburira ko dusuye urubuga rudatekanye namba, bityo ibyiza ari uko twaruvaho. Na antivirus dufite muri telefone yacu bitubwira, nuko urwitondera rero. Izi ni bugukwiye kwitondera harimo rwitwa Panda Media, sophiaworld.club, feedlike.net, Metacoin n'izindi nyinshi zikora nkazo. Nkuko twabibonye, urubuga rwose ukorera amafaranga ukanabikuza ndetse ukabona n'inyungu iri hejuru ntibivuze ko rutaba ari scam. Ikindi kandi kuba urubuga rumaze igihe kirekire ntibivuze ko warwizera 100%, kuko hari imbuga ziza zikamara n'imyaka kandi ari baringa. Imbuga zose twababwiye haruguru ntabwo ari baringa, uretse kutanazizera 100%. Byose twashingiye ku makuru dufite n'ibyo tubona. Mu gihe wagira urwo wakoresha ugomba kwirengera ingaruka izo arizo zose zabivamo. Mu biganiro byacu bitaha tuzabiri ku buryo bwizewe cyane wakoreramo amafaranga kuri internet hano mu Rwanda kandi bukora neza. Icyo usabwa ni gukora subscribe hano kuri YouTube channel yitwa Xmenya, ugakora no kunzogera kugira ngo ibyo byose n'ibindi dutegura bijyanye n'ikoranabuhanga ntibizabacike, mujye mubikurikirana mu buryo bworoshye cyane. Uramutse ugize ikibazo, igitekerezo cyangwa ikindi cyose mwifuza ko twazababwiraho ubutaha, mwatwandikira muri comment cyangwa se mukatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0788003344 tukabafasha. Mwari kumwe na Mr Buddha, Imana ibahezagire.